Pius. DJ Pius. Kubera iki DJ Pius? Urabona hari ukuntu nyine tu nyine DJ Pius. N'urugero hari ashaka guturuka umuhungu ubona nyine yasivye ni bogari ni myiza ameze neza urumva. Nyuma nyine ugasanga bya bindi byose bibi. Niwe bibarizwa ntabwo nyine biba byose. Eyo ikaze kuri Perfect TV nongeye kubasuhuza nashimira cyane abantu bamaze gukora subscribe utarakora subscribe nakubwira kora subscribe urahita ubona akantu k'inzogera ugakanda ukomeze gukurikirana inkuru zacu za buri munsi kanda like kanda share ukomeze kubitanga no kubashuti yes uyu munsi nkaba nakuzaniye undi mu star umwe ni umu DJ yes DJ Fabiola amakuru ni meza. Umeze ute? Meze neza. Watangira abantu badashobora kubyemera ko ari DJ Fabiola wabibwira ko ari DJ Fabiola. Ni DJ Fabiola nyine nko mumuzi yasura nagijinda. Yes. Yeah man. Yes DJ Fabiola makuru. Ni meza. Umeze neza. Nashita. Kubuze. Ndabuze. Urahuze. Ntago umuntu yaburi ikintu kimugira bize nyine umuntu abafite ibintu byinshi. Umeze neza ariko. Ya dutangiye mbere yuko DJ Fabiola yitwa DJ ni muntu cyubundi musaza ndashitwara gute ni muntu nyine DJ Fabiola ni umuntu usanzwe kobwa nyine kibazo ngiye kirangura kuko mba numva navuga mpaka ejo ya tuciremo muri make ya just Fabiola ni muntu gutya ameze gutya ya DJ Fabiola ni DJ Fabiola musanzwe amazina yanjye n'undi ni Fabiola okay ndi umu DJ na umunyeshuli ndi ingaragu we ni DJ Fabiola so DJ Fabiola makuru urabona turashaka kubaza ku bijyanye no gukora n'ubu DJ yes ubu DJ urabona bumeze gute mu Rwanda sawa cyane tu akantu karimo uzi ahantu hatari amafaranga rega ntago wahagoma niyo mpamvu tukibona Fabiola rero tuyirimo nyine kugira ngo dushake amafaranga ubundi n'ubuzima bw'umuntu ni kuko niyo adutunze rero urabona adahari ntago washaka ibindi ujyamo Fabiola umaze iminsi ukorera he uri hehe ko tutakubona tubona just sometimes wadupostingiye iki tugukure muri iyi minsi rero na ahantu mfite hari permanent ndi kubarizwa ariko n'ubundi ndakora na weekend ushobora kurangira nta kazi mfite mba ndi Kigali nyine mba ndi Kigali niyo nari Kigali mba ndi muri Kongo Goma cyangwa Bukavu na mu zindi ntara iyo akazi kabonetse ndagakora okay none se ubu DJ urabona buhagaze gute mu Rwanda DJ njye mba mbona nta kibazo cyane ku bakobwa tuvuge ku gitsina gore urabona nk'ubu ngubu turi kubona harimo abasore benshi bari gukora ibintu ariko of course namwe murahari niyo mpamvu tuba twabashatse tukavuga ati bimeze bite muri iyi industry yo ku DJ yo gukora disco joking ku bakobwa se ubwo nabisobanura gute njye ndiheraho ku giti cyanjye mba mbona nta kibazo nyine kubera ko ubundi iyo ukunda ikintu ugikorana n'umutima wawe wose nyine cyane njye ndi mu kazi mba nyine nkora akazi ndi no kwenjoyinga byose mba numva nishimye sinzi niba ariko abandi babyumva yes nk'ubu ngubu urabona uri muri bayitani 1K entertainment muhagaze gute muri kumwe nabande bimeze bite 1K entertainment nta kibazo turacyari babandi nyine nta bahindutse nta bariyongeramo hari abatabazi hariya kuri Perfect TV wenda ushobora kubabwira ati 1K turi gutya na gutya yes DJ Pius DJ Vilas DJ Lemon DJ Kags DJ Focus, DJ Fabiola, DJ Biggie, DJ Mansa, DJ Colt, DJ Dream, DJ Blake, I'm alone. Sugo buriya sabo da. Nabo ngabo muri abo bantu bose umbwiye nuwuhe muntu hariya okay harimo aba DJ harimo n'umuhanzi numvisha uvugaho
ariko mu ba DJ nuhe mu DJ ugukorera kabisa akazi ukavuga ati uyu nguyu yamikishe ndemera? DJ Pius. DJ Pius. Kubera iki DJ Pius? Urabona hari ukuntu nyine tu nyine DJ Pius. Simvuze ko n'abandi batankorera ariko DJ Pius. Okay, so kuri wowe DJ Pius mufata gute? Ni boss wanjye. Boss wawe. That's it. Yeah. So twinjire tube turetse tugaruke gakeya ku buzima bw'umwihariko bwa Fabiola. Fabiola afite umukunzi? Why? Oh yeah, the single? Are you single? And searching? Of course. So you're searching? A little bit. Only Fabiola, yes. So Fabiola, urabona nk'ubu ngubu ndashaka umbwire mu ba DJ b'abakobwa umaze kubona mu Rwanda. Umu DJ ubona ati uriya twahatana twaba turi kumwe gutya. Urebye njyewe rero nkora akazi kanjye ntashingiye ku bya competition kuko akazi ndakabona. Kimwe nuko wenda nshaka guhamagarwa ahantu wenda nka habiri nyine bakavuga ntabwo reka mbarangira undi aho yadukeneye umukobwa ntabwo byambuza guhamagara mugenzi wanjye mubwire rero aha n'aha hari akasinzi. Anita umufata? Anita tumufata sinzi ntabwo nkunda kubivuga cyane ariko ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. That's it, ni umuntu w'ingenzi. Kuko hari ibintu byinshi nyine nagiye mwigiraho kuko ngiye ngera muri iyi kariyeri hari nk'ikintu nyine nagiraga nabyita niba ari defo sinzi. Yagiye anyigisha ibintu byinshi nko kubana n'abantu. Ngewe iyo wamemukiraga kera urabona abantu turatandukanye. Nyine ukamemukira kwa kundi utuntu tw'utubifu iki hari umuntu wigeze kumbabaza nawe ahari arabibona bigera nyine nge iyo wankoreraga nk'ikintu kikambabaza nkasanga wenda muri nk'abantu batanu urimo muri ba bantu narabasuhuzaga wowe nkakwihorera ntabwo nari nzi ikintu bita niba nabyita kwihanganira icyo kintu nicyo nkunda kumwibukiraho kuko n'ibindi byinshi cyane ko hari n'umuntu dukorana nyine mu kazi. Iyo muri mu kazi mumufashe gute mumeranye gute mu kazi wowe na Anita wenda? Tumeranye neza cyane ko aranandutanda namwubaha nyine kaba kagomba kuzamo ni nka mukuru wanjye yamufata nka mukuru wanjye. Nta wundi mu DJ ubona ushobora kubu umukobwa? Anita niwe dukunda gukorana abandi ntabwo turakorana sinzi ntabwo mba nzi ko bihagaze. Ariko hari uvuga ati ukavuga ati uriya mukobwa ndabona ari kubijyamo neza. Ntabwo ari uvuga ngo ari kubijyamo neza kuko hari nyine ntabwo bose ntabwo nyine nakubwiye Anita niwe twagiye dukorana duhurira mu kazi inshuro nyinshi abandi ntabwo nzi ukuntu biba bimeze. Ese turagira ngo tumenye mu rugendo rwawe kugira ngo ugere ahantu ugeze ubu ngubu turabizi buri kintu cyiza bisaba kugiharanira sibyo? So nkawe ahantu ugeze ubu ngubu maze kuba umuntu uzwi, so ni ibiki byakugoye muri uru rugendo rwo kuba DJ kugeza ahangaha ugeze ubu ngubu? Ingorane zo ziba ari nyinshi ariko ubundi ngewe nahuye na byinshi si ngombwa no kubivuga ariko ngewe mu buzima busanzwe nkunda gusenga kandi ngira n'umutima wihangana. So hari nk'abantu b'abakobwa abana batonya babona Fabiola bakamukunda bakavuga ati ni nkura nshaka nka Fabiola, DJ Fabiola. So ndagira ngo bahe inama y'uburyo bagomba kwitwaramo mu gihe bageze mu bihe bikomeye byo gukora inzozi zabo. Ubwo nabyita nk'inama sinzi nyine niba ushaka nyine wenda kuba umu DJ cyangwa kwinjira mu bindi bintu nyine sindi kariyeri iki ngiye icyambere ubundi iyo ubikunda birakorohera ariko ukabifashwamo na discipline nyinshi cyane. Ikindi ukagira umutima wihangana ku buryo ikintu cyose gishobora kukubaho ushobora kukihanganira kandi ukagerageza ukagira n'akantu ko bita kwirengagiza. So no kuvuga uri kwirengagiza? Njyewe
man nawe n'ibintu byinshi nsaza ntabwo biba byoroshye tu okay urabona nk'ubu ngubu ndashamenye nk'umuhanzi w'umunyarwanda ujye ukunda kumixa indirimbo ze njyewe abahanzi b'abanyarwanda nyine indirimbo zabo ndazicuranga kuko nanjye ndi umunyarwandakazi mba ngomba guhera ku bikorwa by'iwacu so nta uri specific ukavuga ati uyu nguyu njya nkunda kubimenamo cyane nyine bose nyine ntago nakanga gukina indirimbo zabo gute se ndazikina zose bose ndazikina okay ariko hari ureba ukavuga ati okay tureke mu bukina hari umuhanzi ureba ukavuga ati uyu muhanzi akora akazi erega njye mba mbona buri wese akora akazi ku giti cye kuko ntago najya kujajinga ngo runaka akora akazi okay so Fabiola urabona nk'ubu ngubu hari nk'ababyeyi baba bicaye mu rugo bari kudukurikira kuri Perfect TV bari kuvuga ati uriya wenda bafite ukuntu umubyeyi we ari gutekereza DJ w'umukobwa ukuntu aba yitwaye akenshi urabizi baba batekereza mu tubari nijoro ibintu byinshi bitandukanye so iyo myitwarire we aba afite imyumvire y'uko wowe hari iyindi myitwarire ufite ariko ndagira ngo ubashe kumubwira ko ibyo bintu we hari iyindi myitwarire we atekereza bitandukanye so gerageza umusobanuro ni ukuvuga ngo ubundi nyine no mu rugo babanje kubigira ibintu bya hatari ariko akazi kacu ni akazi nk'akandi ni nk'uko ushobora kubona umuntu yicaye muri ofisi nyine akora akandi ni akazi nk'akandi kuko biriya baba bavuga ngo wenda ngo DJ ngo bagira ingeso mbi abasindi iki njye ku bwanjye nta nubwo iyo ndi hariya ndi gushimisha abantu banjye ntabwo nshaka kubona umwanya wo gutekereza ikindi kintu niho nyine mind yanjye ibiri rero ntago hariya nyine umuntu abagiye mu mico mibi n'akazi nk'akandi nk'uko ushobora gusanga umuntu nyine muri ofisi nk'uko nabivuze ntago hariya ariho ubwo nyine n'ubundi usanzwe ugira imico mibi ubuyigira nta nubwo ari hariya wayigira n'ahandi ese uri mu kazi ushobora gufata ku kantu njye ntago nywa inzoga umukristo ndi umukristo sengera muri restoration njye nsengera muri restoration ngeze hano mvuye gusenga ni byiza cyane so Fabiola ni ibiki muri gutegura mu nka 1K team tubashe kumenya ni ibiki mufite project zanyu ibintu biri kuza so mwatubwira ikibazo rero buriya zirakomeye gusa hari projet nyinshi hari gutegurwa ibintu byinshi cyane ko n'umwaka turi kugera mu mpera z'umwaka hari ibikorwa byinshi nyine biri gutegurwa hari nk'umuntu ushobora kuvuga ati wenda ndashaka Fabiola wenda bijyanye n'akazi kudija gukora iki ibintu nk'ibyo bijyanye n'akazi yakubona gute yagukura hehe ushobora nyine kumamagara sinzi ntago wamamagara n'undi udafite nimero yanjye nkoresha Instagram amazina yanjye ni DJ Fabiola cyangwa ukandikira DJ Pius none se ari umuntu ukubwiye ati akakwandikira gusabye akubwiye ko ari akazi at the end of the day ugasanga nta kazi ahubwo iyo mbwiye ko ari akazi ubundi mitanguhereza undi muntu bicaho nyine ni ukuvuga wowe ntabwo ushobora kwifatira umwanzuro w'akazi paka habe hari uwundi muntu njyewe byose bica kuri boss wanjye ni ukuvuga nta handi ushobora gufata akazi atari kuba bidaturutse kuri boss byaterwa ariko byose bica hariya ibindi byose nyine ubundi iyo bamaze kuvuga nawe ampa response y'ibyavuyemo ambwira ukuntu for example umuntu araje nonaha ahise aguha contract nonaha kandi akantu gahagije amafaranga afatika buri kintu cyose ahubwira urava hano uyisinye wabikora no why nago nayisinya nyine urumva nakubwiye mfite nge management niho bigomba guca so which means byose bigomba kunyura muri management so murabona nk'ubu ngubu turi kumwe na Fabiola yakomeje kutubwira ibintu byinshi aracyatubwira ku bindi ariko gusa hari ibindi tugishaka kumubazaho so Fabiola tugarutse gakenya ndashaka kumenya ku buzima bwawe bwite Fabiola ukunda iki mu bijyanye n'iki si ibintu byadukunda ibintu bishimisha njye ikintu kinezeza ubundi kurenza ibindi ni muzike na football football like
byahatari gute se neza man ngiye nkunda football none kuki wahisemo kudija n'ugiye kugakina nyine nakubwiye ngo habanza muziki hagakurikira yeah so football fani ekipe hano mu Rwanda cyangwa okay ngira hano mu Rwanda no hanze mfana Man Manchester United yeah then mu Rwanda nkunda APR ariko ngende umufana wa AS Kigali no kwikunda ukaba n'umufana bitandukaniye he gukunda no gufana subwo ndabisobanura gute nyine tu APR ndayikunda nka gutya ari match ejo bundi yabaye APR yahuye na AS Kigali numvaga yire mfite ubwoba ku mutima buseni ariko ngiye numvaga nshaka ko AS Kigali tsinda so ko APR yakinye n'indi equipe muri APR ni uhe mukinnyi uvuga ati kapesa uriya mukinnyi ni ameze nje wose ntabwo nzi ntabwo nuhe mukinnyi ubona ukavuga ati uriya mukinnyi akina neza ni mwiza ahagaze neza byose bye bose ubungubu bavuyemo nyine keretse nakubwiye kuba nyifana ntabwo nyizeho byinshi nk'ibyo nzi kuri AS Kigali niyo nkunda gukurikirana cyane Haruna niyo nzima na bakame n'abandi siko batahagaze neza warumbwiye umwe nongeyeho n'undi sawa neza yeah so watubwiye ukunda music ukunda football muri free time yawe umunsi wawe ufite free time ukora iki numva music just yeah okay so ubu ngubu ni ukuvuga ngo muri free time uri kuri music nago ushobora no gufata agapira ujye gukina cyane nakinaga basket ariko ubu nago mbiha umwanya nyine numva music nyine amasaha yanjye yose so murakoze cyane Fabiola turacyari gukomeza gakenya biracyari byinshi hari abantu bashaka kumenya ibintu byinshi abandi bagishaka gukina kumenya ibintu byinshi mugiye kuri comment mu commenting muvuga icyo mushaka mutanga ibitekerezo byanyu turi hano ku bwanyu so Fabi yes twagiye bari bambwiye ngo uri single and searching hari okay okay umusore mwiza kuri wowe ameze gute umusore mwiza yes man umusore mwiza nyine tuno wankunda nanjye nkamukunda umusore wankunze nyine nanjye namukunda ariko ntabwo muri iyi minsi byoroshye ntabwo kugira ngo uzamenye umuntu ugukunda n'utagukunda biba bigoye kandi love ni ikintu nyine navuga ntabwo ni ibintu byizana so ngenda njya mbenye ni igihe kintu mu buzima bwawe cyakubayeho kikaguhungabanya ukumva ko uhungabanye muri wowe byinshi kimwe cy'ingenzi urupfu rwa papa wanjye ni ibintu bibaho mu buzima ni ibintu bibaho yeah so wabyakiriye ute ukimara kubyumva ari ndi ku ishuri ariko nyine iyo ikintu ngewe ubundi ikintu kimbayo nyine hari igihe uhura n'ikintu nyine cya kindi kikubabaza cyane ntago nigeze nyine mbona amarira ahubwo nabaye nk'ikiragi navuga n'ikiragi nyine nacecetse n'iminsi nk'itatu ndabyibuka tujyana gushyingura njye sinigeze ndera ahubwo narize hashize icyumweru kuko man hari ikintu cyiza kikagukubita ku buryo byumvira mu mutima no mu bwonko I know Imana imuhiruko ridashira kabisa kandi be strong nyuma yaho ngaho ubuzima burakomeza Fabi ndagira umenye uri mwiza of course uri mwiza yeah I want to know gute umukobwa mwiza nkawe like this why gute basingo why man kugira ngo uzabone umuhungu uri serieux biragoye gute nyine urabona n'urugero hari ashaka guturuka umuhungu ubona nyine serieux ni bogari ni mwiza ameze neza urumva nyuma nyine ugasanga bya bindi byose bibi niwe bibarizwaho ntabwo nyine biba byoroshye ndagira ngo umbwire ndi gute ushobora kuvuga ngo uno musore ntago ari seri ibintu nka bitatu ushobora kumutangaho ukavuga ati ibintu byerekana ko uyu musore atari seri
njye no mu buzima busanzwe nanga umuntu mbeshya rero njye mbeshye rimwe kabiri gatatu aho ngaho uhita ubona ko nta kindi kintu ubona gishobora kukwereka umuntu atari seri ubundi ni byinshi ariko nyine kubeshya ubundi nicyo kintu cya mbere kuko burya iyo umuntu ahagaze ku kuri kwiwe akakubwiza ukuri umuntu uvugisha ukuri ubundi aba afite navuga se gute aba afitemo ubuseriye tu ndagira ngo nkubaze uri umukobwa hari ibintu tumaze iminsi tuba twumva Slayqueen Slayqueen uzifata gute ntabwo njya nshaka kubyinjiramo cyane nyine Slayqueen ntabwo uri Slayqueen reka Slayqueen ameze uri DJ okay Slayqueen ameze gute tubwire ntabwo ubuse bana mbibona mu buryo butandukanye okay tubwire uburyo ubibonamo just kugira ngo abantu badukurikiye kuri perfect babashe gusobanukirwa uburyo Fabiola we abonamo Slayqueen ni gute none se ubundi njye na n'ubu ntabwo ndabisobanukirwa musaza ni ukuri n'urugero Shadyboo ni Slayqueen runaka ni Slayqueen ntabwo nyine sinzi nabi kubera iki Shadyboo niwe abantu benshi bakunda gutangaho ingero kandi wowe urabibona ko ari Slayqueen ntabwo mbizi pe ntabwo niba ari Slay niba atari ntabwo mbizi okay Slayqueen isura ujya ubona ba Slayqueen bite okay reka tubishyire muri iyo sense Slayqueen nyine ukuntu numva nyine abantu benshi babivuga ni baba tipe nyine baba bashaka icyangwe cya buri kanya nyine cya buri munsi kandi badakorera amafaranga bayakabakobwa sinzi niba ari okay so nk'ubu ngubu wari utanze urugero kuri Slayqueen waduhaye urugero rumwe basi ntago Slayqueen ntago nyine ntago urumva nge nibyo ngibyo kugira ngo menye ngo Slayqueen ni umuntu umeze gute ngo hari ahantu byavuye yes Fabi turacyari kumenya hari utuntu nshaka kukumenyaho dukenya nyine sinzi niba ntacyo bitwaye urabona mbaze nkubaze umukobwa bita Strawberry uramuzi Rwandan Strawberry ndamwumva ujya mwumva ntabwo uramubona kubera ntabwo nyine mufollowing ntabwo following ariko uramwumva ndamwumva hari ikibazo kigeze kuvuka mu minsi ishize twakibonye ahantu hose cyageze no mu nzego za leta ku buryo Strawberry we yavugaga uburyo hari umusore uri kwanduza abana bato abakobwa ku bushake so wenda bibayeho ari nkawe uwo musore ukabasha kuba wabimenye mbere yuko akugeraho umutipe wabyitwaramo ute nk'uwo mutipe nyine arimo aranagutereta yaranduje abantu benshi ari nacyo agamije ariyo diru yiwe to gusa urumva umuntu ushaka kwica abantu wowe nyine ubwo navuga se gute nakirukira nko kuri polisi ni RIB ubu ngubu so we wahita ubijyana RIB exactly so nk'ubu ngubu ndagira ngo ugire inama abana b'abakobwa bakiri bari kutukurikira kuri Perfect TV ubagira inama y'uburyo bagomba gukoreshamo social media uburyo bagomba kwitwara no mu buryo bagomba gukoresha ino media muri rusange urabona nyine social media cyane nka Instagram hari nk'abantu bakurikiranwa nyine baba bafite followers benshi hari dushaka nko gupostinga ikintu wenda n'urugero nka bino byaje byo kwambara mu busa iki umva nk'abantu nyine baba bagufollowing ashaka kuri yafata akayibika nko mu myaka yawe nyine kwa kundi twarashaje ukabona wenda nk'abantu uzabyaranye babibonye neza iki nyine njye inama nabagira tujye nyine posting ikintu wagitekerejeho urebe niba nyine wenda no mu myaka iri imbere nta kibazo bizakugeraho niyo nama wabagira so tutarasoza turagira ngo ugire ubutumwa ugenera abafana bawe n'abantu badukurikiye kuri Perfect TV abafana banjye ndabakunda kandi nkomeza mbashimira ubw'urukundo nyine banyereka ndahari ku bwanyu
mudahari nanjye nyine murabyumva tugumane murakoze cyane kuri Perfect TV turi kumwe na Fabiola ibintu byari bimeze neza yatubwiye byinshi bitandukanye kuri we kuri kariyeri ye ya DJ so turagira ngo tubashimire cyane utarakora subscribe nakubwira ngo kora subscribe kanda like kanda share tanga comment tanga igitekerezo cyawe ninde wifuza kongera kubona hano kuri kamera za Perfect TV ubutaha uwo wavuze ni wo tuzakuzanira murakoze cyane